mvuga izina ryanjye abwenda abantu bakora ntago rihuye nuko meze bakanisubirishamo inshuro nyinshi hagira ngo nkumva ni ikibazo cyaza kuvuga ngo yego ko umwana nkaze yitwa iryo zina yego witwa nka kera urugero wenda ugiteretwe ukiri umukobwa yakubwira umusore amazina yawe wenda hakubona ko umukobwa mwiza akwajya kuvuga wavuga ukavuga ka Pascaline gusa ati irindi njyewe kuva nabaho ku myaka yose nari mfite ntabwo nigeze mbona abantu basomana ku muhanda badafite ikibazo buryo wajya nka hano ku muhanda muri Kigali muri Kigali aho bategema tugasanga abantu bari gusomana bya bindi bikaze shaka abibwira hanyuma tuze kugenda tumubaza utuntu tworoheje cyane ariko nzi neza ko ikiganiro kiri bubaryohere. Murakoze nitwa Pascaline cyangwa se ukubaho tebotok nkuko mwayibonye hano witwa ukubaho tebo niryo zina nkoresha kuri social media ubwo rero hari abatazi Pascaline bakaba banyita ukubaho tebotok ubwo rero naryo ndifata nk'izina ryanjye ariko mu by'ukuri si izina izina ni Pascaline kandi umumama mama w'abana babiri nkuko wabivuze ugira aho ngaho se izina icyo bita no kuri passport no iba ari iyi ntabwo ari Pascaline aba ari izina ry'inyarwanda ni izina ry'ababyeyi iryo twitira inyarwanda ushaka kurimenya se baryitira ipagani kandi ushaka gusanga witwa nka ni urugero uwa Mariya cyangwa se uwa Yezu cyangwa uwa Yesu cyangwa se uwa Nyirigira rikabiri pagani Pascaline rikabiri Kristo ibyo bisobanutse mw'abantu wowe ni irizi rero ngira ikibazo ntabwo nyambasha kuvuga izina ryanjye ry'inyarwanda ndi kubitegura ntabwo ngira sindikunda ntabwo urikunda ubwo ni nk'irya Robert bibaho wenda mu byo turi buze kuvugana birimo reka ntitubare icyo duheraho wari ukivuga uti ndi umumama w'abana babiri umuhungu n'umukobwa imfura yanjye ifite imyaka 10 hanyuma ubwo niba Bruce Melody umukurikiye afite imyaka 8 hanyuma ndi umunasi cyangwa se umwefirmiyeri umuforomokazi mu Kinyarwanda muri Agakana Academy Maputo nkaba mazeyo imyaka 4 uyu ni wa gatanu ari ntangiye ndumva ari ibyo ngibyo nibyo ngibyo mwabyumvise aba muri service y'ubuzima uba Maputo ahagana hehe mba Maputo mu mujyi aho bita Matora ubwo nyine hari Maputo Sidadi hakaba na Maputo Matonga yo mu Bubiligi abantu b'abanyarwanda benshi muri Matonga abanyafrika benshi muri rusange ntago ho mpazi ariko ni nkuko waba uri hano centre ville hano kuri Galaxy wenda undari nk'Ikanombe ni nka gutyo wowe donc ubwo ni hanze y'umujyi gatoya cyangwa ni hanze y'umujyi gatoya ni nkuko wava hano nyine ukajya nk'Ikanombe aho ngaho ni mu mujyi ni mu mujyi aho ni mu mujyi kabisa ubwo kuva nkaho utuye kugera muri centre ville harimo igihe kingana iki cyambere ntago amaguru ho nituyabara ko ntaho hagenza amaguru wateze bisi ni nk'iminota nka 30 cyangwa se 45 bitewe n'uburyo umuhanda umeze witwaye mu modoka yawe ni nk'iminota nka 20 moto zo ntazo tugira nta bodaboda aha reka mpere ku cyurugo wenda ukubaho tebotok abantu basanzwe bareba ibiganiro cyangwa se utunote wandika hari n'amavideo ufata ushyira kuri social media zawe by'umwihariko Instagram ngiye niho nakumenyeye byumvikane ko n'abantu bari bujye noneho kureba bumve ibyo uvuga nyako abantu bakeneye abantu babahumuriza mu by'ukuri bigaragara ko ukiri muto mu bigaragara uracyari muto ariko mu mpapuro umaze imyaka myinshi mu rugo yagenze gute simbizi sinzi ubwo nguko twabihuza ariko reka tubirekere uko amaso abibona
ariko ubundi umuntu nyirizina ntabwo ari uyu muntu turebesha amaso umuntu nyirizina aba imbere y'uyu nguyu nyine imbere y'umuntu inyuma y'uyu muntu hari undi ngewe utekereza wa wundi utamenya ibyo ndi kugutekerezaho wowe niwe muntu nyirizina naho uyu nguyu ashyira mu bikorwa ibyo uyu nguyu imbere amubwiye rero ibanga nta rindi ni ngewe imbere nyine wakuze imburagihe niwe wakuze imburagihe ariko mu bigaragara nyine umuntu ashobora gutekereza yuko ukiri umukobwa cyangwa se witegura kurushinga cyangwa se rumazemo nk'umwaka umwe birashoboka ariko imyaka 11 nujuje imyaka 11 kuko nakoze ubukwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2010 urumva 11 uruzuye ejo bundi kwa gatandatu ariko wari ukiri muto oya ntabwo nari nkiri mutoya ntabwo wari muto ariko uku nguku ngana si ukuba ko nageze mu rugo ngo ngume ngana gutya kera nkiri mutoya ntabwo nigeze ngira ibiro bigeze kuri 50 nari gato n'ubundi cyane ariko maze gutwita inda ya mbere nabaye munini cyane mba munini ibiro 65 70 narabigize nyuma wiyitaho nyuma niyitaho nakoze siporo nta mpamvu yo kwambara ibubu bya bindi nabonye niba ari na Natali ninde wa mucuti wanjye yitwa Atete oya ntabyo kwambara ibubu rata mujye mukora ka siporo mwiyite oya urabona ukuntu ndeshya washyizeho ibiro byinshi ni bubu ushobora guca mu muhanda ntumbone ushobora guca mu muhanda ukabona wowe na kaburimbo ari mawe yego ni ukuvuga ngo wimukiye muri Mozambique n'umuryango cyangwa uhaba wenyine twarajyanye mwarajyanye ndi kumwe n'umugabo wanjye ndetse n'abana banjye babiri twese turi muri Mozambique reka duhere ku buzima bwo muri Mozambique nk'umuntu ni wowe wa mbere nakiriye uhatuye cyangwa uhakorera mba nifuza ko abanyarwanda bumva ubuzima burenze kubwo tubona hano mu Rwanda kuko hari benshi bajya guhahirayo hari benshi baba batekereza kuzajyayo kandi buryo iyo umuntu yifuza kujya mu gihugu nawe uzareba ukeneye kujya mu gihugu runaka urabanza ukagugoringa ukavuga uti ni ibiki mwe kwitwararikaho muri iki gihugu ni ibiki nakimenyaho mbere yuko njyayo ibibuga by'indege bihari ni ibihe ese serivisi ya transport imeze gute amahoteli ahaba ahantu hari ibiyaga ahantu hari iriya touristique muri ukamenya igihugu ukagenda ukizi mu muco biba bimeze gute ama night clubs biba bimeze gutyo nkuko umuntu ajya mu gihugu mbere yo kujyayo mbere yo gufata flight ukabanza ukacekinga igihugu ugiyemo reka nawe tugucekinge tucekinge Mozambique tunyuze muri nubwo wenda utazi byinshi cyane kubera yuko akazubamo no gutembera kiriya gihugu nacyo si gitoya nabyo ntabwo byaba bikoroheye ubuzima bwabo bumeze gute muri iki gihe muri muyihe klima harashyushye harakonje Mozambique ni igihugu gisa nkaho kigira klima ebyiri tugira igihe cy'ubukonje n'igihe cy'ubushyuhe muri no minsi rero harakonje haba hakonje cyane ku buryo dushaka nko kugira wenda degré nka 16 minus 16 oya not minus 16 na 20 ariko icyo gihe ho baba ari ubukonje kuko mu gihe cy'ubushyuhe tuba dufite 37 39 kugeza kuri 40 ubu rero turi mu bukonje hanyuma mu gihugu cya Mozambique muri rusange hakora ururimi rumwe igiportuge kuko murabizi ko hakoronijwe na Portugal rero nirwo ruri mubona rwiganje ikindi wenda ibiryo byo ni bimwe ariko imitekere ntago iba ari imwe ibiryo ni nk'ibyo mu Rwanda se ni ibirayi nyine na kawunga za kinigi zirahari se oya ntago ari nka kinigi uburyohe buba butandukanye ubutaka biba bitandukanye yes buba butandukanye ariko mu by'ukuri biba ari bimwe ariko bitakubuza ko ushobora gukumbura ibiryo byo mu Rwanda wumva nyine birasa ku maso ariko mu kurya ntibiba ari bimwe rero umuntu witegura nko kujya muri Mozambique ikibazo cya mbere ahura nacyo ni cy'ururimi ni ubwo ukigerayo wagiye uzi igiportuge cyangwa oya ntago nari nkizi ariko byaranyoroheye kukimenya kuko ziriya ndimi zo muri Europe igiportuge icyesipanyolo igifaransa hari ukuntu bijya gusa ukuntu rero ko namvuga igifaransa byaranyoroheye kukimenya ubu ngubu ntago natakara kandi n'akazi kanjye nagakora neza none se umuntu uhageze bwa mbere ko numvise bavuga ko kugira ngo uzahure n'umuntu uvuga icyongereza bitoroshye keretse ari nk'uwo mu gihugu cy'iwanyu cyangwa muri ibihugu bya East Africa cyangwa nk'umunyasudani byorohera umuntu ukihagera bwa mbere arahageze kandi uwo munsi agomba kujya guhaha
wenda akeneye no kujya kugura utuntu kwinjira muri ubwo buzima kubwiyadabutamo ntabwo byoroshye ariko nkeka ko umuntu wese uje aba afite umuntu asanze wenda urambaza uti wowe wagiye usanga nde njyewe umugabo wanjye yagiye mbere ngenda nyuma rero nasanze hari ibyo yamenye ntabwo nahuye n'ikibazo gikomeye cyane kuko urumva yari yaranteguriye aho nzaba ariko mu by'ukuri nibaza ko uramutse udafite umuntu ugufasha ntabwo byakoroha. Ibijyanye n'ubucuruzi nyine numva abanyarwanda ngo bagiye gukirirayo ngo barakize karabaye, hari n'abagurisha imitungo bagahita bamanuka. Rero ku bintu byo kuvuga wenda ibintu byo kujya mu mahanga iteka iyo utari ahantu ubu hafite iyindi sura ubumva hari ukundi kuntu aho hantu hameze. Ufite 500,000 birahagije ngo wamanuka yo wacuruza y'amanyarwanda se nese 500,000 y'amanyarwanda urumva yageje yatagiye nk'ibihumbi nka bingahe none se ko ariko bavuga ngo urumva ngo yo waba ufite yose. Impamvu bavuga ko bigenda ni ukubera yuko bayavunja mu manyarwanda kenshi. Urumva niba ufite ibihumbi 150 bya hariya n'ubishyira mu manyarwanda uraba ufite amafaranga menshi. Ikindi ufite ibihumbi 50 ufite amafaranga ugafata 50 ugakora 13. Ariko mu by'ukuri ngewe ikintu navuga mbona ubuzima ahantu hose busa kuko ahantu hose urya wabize icyuye. Rero ngewe ko navuga ngo ahantu hari amafaranga, ahantu hari ubuzima, ahantu hameze neza, akenshi iyo ugeze ahantu ubona ibitandukanye n'ibyo wibwira kandi iteka ahantu hari ibigenda n'ibitagenda ntabwo wabigereranya. Rero ntiwagereranya ibya Mozambique n'iby'u Rwanda. Mu Rwanda hari ibigenda bimeze neza hari n'ibitagenda. Mozambique hari ibigenda bimeze neza hari n'ibitagenda. Noneho kongeraho kuba utari n'iwanyu. Rero ibyiza ngewe ukuntu njya mvuga mbona kujya mu mahanga ari ukujyayo wabuze ukugira. Wenda uri hano wabuze imbuze uko ngira reka mfe kujya na hariya ndebe ko hari icyagenda. Ariko mu by'ukuri uko ubira icyuya igishoro washoye kingana n'umusaruro uzasarura. Ntabwo ari ukuvuga ngo uragenda ngo bite byikora gutya gusa. Ubwo se nk'umuntu uvuye mu Rwanda akeneye kujya kureba opportunities zihari, akeneye kujya kugira ibyo akorerayo, afite wenda afite miliyoni 2 arashaka kujya gushakirayo ubuzima, birashoboka? Nyine kwa kundi batubwira ngo muri Mozambique na za Zambia abantu bakiriye ubwo gere icyo kintu ushaka kumva. Nose ngiye nk'urugero nkanjye nagiye nzi ko ngiye gukira ntazonye no gukora ubuganga ariko biza kurangira nasubiye mu buganga mbangiye gucuruza. Wagiye gucuruza ikire. Urumva ko iyo myumvire hano turayifite. Niyo mpamvu iyo ngiye nkubitanye n'umuntu wo muri ya bihugu ndamwicaza nkubwira nti tubwize ukuri. Hari abantu bagiye gukurisha ubu tuvugana ushaka gusanga umuntu agurisha warayagurishije ikibanza tejo nzamana. Ahubwo vuga ngo iyo uvuye iwanyu ukagera mu mahanga ukabona biragucanze ntabwo utinyuka kugaruka. Icyambere nyine nk'ukuri kuva bagurishije ibaze kugaruka imbokoboko. Rero icyambere babiswe abanyarwanda twanga gusekwa baragira ngo uki koko se ntibanseka ugakomeza ukaba iyo ngiyo ugahanyanyaza kugira ngo urebe ko bizagenda kugeza bidakunze. Iyo bidakunze uragaruka kenshi ntabwo byanga. Iyo uzi gukora burya aho waba uri hose urakora bigakunda. Ese abantu niki kibakurura rero? Kuki Mozambique, Zambia biriya bihugu by'umwihariko akavuga muri rusange ibihugu byo muri SADC ni rya faranga nakubwiye riri hejuru y'amanyarwanda kuko iteka n'uburiyo ukakorera ibihumbi 10 bya hariya urumva wowe reduza ufite ibihumbi 100 by'amanyarwanda birenga ufite hafi 130. Icyo gihe se utamva ko uri umukire umunsi umwe ushobora kuyakorera. Yego. Donc abantu bazi gushakisha ashobora kuyakorera abantu bo hasi badakora mu biro ashobora kuyakorera 10,000 ku munsi. Yego. Nyamara abantu reka bamanuka yi. None se niyo yakore ntuyaryamo wibuka ko uko winjiza amametikashi usohora n'amametikashi. Ibiryo bisanzwe mu Rwanda hari amaresitora bitango ya amaresitora nyine yo ya amaresitora nyine aciriritse aho usanga ibiryo bigure 500 igihumbi cy'u Rwanda. Inahanganje numva bazisuzugura bakazita gutyo sibyo ko bidakwiye. Nkahariya ibi biba bigura ngahe ibiryo. Twebwe ntago izo resitora wazibona. Urumva Mozambique ni igihugu cyubatse bagikoronije igihe kirekire Portugal basize rero bacyubatse pe kimeze neza. Imihanda ni amaautorute amaetaje ni menshi hari icyo babasigiye. Ntabwo rero bo baba bafite bene no maresitora ahubwo ikintu kiri imbere cyane ni fast food. Sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda fast food ariko abantu benshi barabyumva bagira amateka we cyane. Ni ukuvuga ngo ujya ahantu ukavuga uti ndashaka inkoko irimo amafiriti wenda na salade wenda n'umugati ukishyura 150
150 rya hariya. ko bihenze nabyo 150 nabyo urumva ariko gusohora 150 ntabwo ari ikintu gikomeye cyane. nyine yitu yashyira mu manyarwanda. Ntabwo wayashyira mu manyarwanda kandi utakoreye amanyarwanda. Ariko ntabwo bihenze cyane, kurya birahendutse, ntabwo bikabije cyane. Wenda tukiveho nkubaza ngo muri opportunity zihari ni nk'izihe wabwira abantu ku buryo umuntu ashobora kuba interesa akavuga ati nkurikije ibintu ibi n'ibi numva wenda n'ahangaha bitari cyane najyayo. Wenda ikintu ngewe numva ni ubucuruzi, kuko ntabwo bagira imishahara iri hejuru. Bafite ukuntu bakoresha abakozi benshi bagahembwa makeya. Imishahara yo ntabwo umushahara wakujyana. Ni kwa kundi wenda ufite amafaranga ukavuga uti reka njye kugerageza hariya ndebe ikintu gihari cyane abanyamahanga bakora ni ubucuruzi. Ubucuruzi rero nibyo bita bottle store. Bottle store nka bya bindi byanyu. Ni biki? Bya marike. Yes, uba ufite iduka ry'ibinyobwa byose hatarimo amata. Abantu bakajya baza bagura bagenda. Ntago bahanywera. Ikindi kintu ubundi bucuruzi buhari nibyo bita merisariya. Merisariya ni ugucuruza ibiribwa. Ariko merisariya ubwo twayigira nka supermarché. Nka supermarket nabyo birakora cyane. Ariko byo kurya cyane kuko twebwe supermarket usanga harimo inkweto, oya nta nkweto. Oya ni ibiribwa, imiceri, amasukari, za kawunga, ibintu nk'ibyo. Ahantu wabona ibintu by'imboga cyangwa nabyo biba biri ukwabyo. By'imboga biba biri ukwabyo, hari andi mazu abicuruza. Imboga, inyama, amafi, ni ubwoko bwa bizinesi bundi bukorwa. Wowe ushaka kuvuga uti reka nze wenda ncuruze amajanja y'inkoko. Aba hari abarya amajanja y'inkoko cyane. Twa tundi tw'inkoko twase baraturya. Oya ntago bishoboka. Ni imari ikomeye. Amajanja y'inkoko hari ibintu barya tutarya. Amajanja y'inkoko bararya cyane, ni imari pe. Bayarya gute? Bayateka muri potage. Kuki? Aseye oya tuba turimo tumeze gutya, badukuramo inzara. Hanyuma rero umugozi w'ibijumba. Ni imboga nazo zikomeye cyane. Ibi baba bavanyeho se amababi bateka, ntabwo wa mugozi wa undi bashyira mu butaka ntabwo ari wo barya. Cya kindi nyine gikomeye. Donc ibibabi babitekamo imboga. Babitekamo imboga. Imboga se. Ubwo rero urumva nta kindi kintu kindi. Amajanja y'inkoko muri ntuze muri isupu. Yewe ukatubonamo tumeze gutya. Ntabwo nayimira ndakora. Natwe ntabwo tuzirya. Ubwo kajanja kaba kagura ngahe se? Kwa urumva ko ntaziteka ntanabizi. Ariko ntago ubusuye abantu ugasanga ku meza bateguriye umushyitsi ukomeye ariko bashyize cyane rwose. Naraho nagiye nkajya mbisanga. Nkajya nsanga amajanja. Mu minsi yashize nigeze kwa kundi uri uturanye n'umuntu anyohereza nyine agasopa, tukita agasopa ariko ni nka potage. Mu gitondo arambwira ati ntugire ikintu uteka ndakoherereza. Ije mbona irimo ijanja. Yewe uzi ko ushobora guhita uva ku byo kurya. Umwana yanjye yarambwira ati ariko mama ubu si bazi tugaruriye ku ishuri. No ku ishuri ubwo ngubu nyine ni ukuvuga ngo barabimenye. Twaraziriye. Ngaho rero ngero urya, ariko yaranyangiye ntabwo yabiriye. Ariko ku ishuri ngo bajya baziba. Uburezi buri avance, bafite ama university menshi, amashuri menshi agezweho. Ngewe ikintu cya mbere cyankurayo nuko nta mashuri meza hari mbona akomeye. Amashuri arahari, nk'iyo Agakana nababwiye aho ngaho nkorera ni ishuri ryiza, ariko abahenze cyane cyane ku buryo ntabwo ari aya buri wese. Ariko muri rusange muri public school, mu mashuri ya leta mba mbona biri hasi. Mba mbona u Rwanda ari rwo ruri hejuru kurusha Mozambique. Cyambere nyine bibuka ko bari muri rwa rurimi rumwe biga igipolitike. N'amasomo bayafata mu gipolitike. N'amasomo ni mu gipolitike. N'ibizamini byose ni igipolitike. Hanyuma umuco se wa Mozambique, ndagenda mva kuri Mozambique kugira ngo twiganire ibindi. Nuko mfite amatsiko y'ibihugu nyine ntarageramo kugira ngo wenda n'abanyarwanda bankurikiye
bamenye aho bweze nabo bazajya gushakira, kuko umunyarwanda yemerewe kuba ahantu ashaka ku isi ashakisha ibiceri. Mu muco wa Mozambique nimvuga umuco rero ni nk'ibiki bifatwa nka kirazira n'ahangaho byo urabizi? Ntabyo nta kirazira ihari, biratandukanye cyane. Dore ni ukuvuga ngo umunyarwanda n'umuzambikani ni abantu babiri batandukanye, nta hantu namwe bahuriye. Wenda ndaguha urugero, ndabivuga bivuge nta kibazo, nitwumva bitavugitse turaza kubiganiraho hanyuma. Tujye nk'urugero, njyewe kuva nabaho ku myaka yose nari mfite, ntabwo nigeze mbona abantu basomana ku muhanda badafite ikibazo, ku buryo wajya nka hano ku muhanda muri Kigali, muri Kigali aho bategema ugasanga abantu bari gusomana bya bindi bikaze, ugira isoni ukareba hirya. Muri Mozambique ho nta kibazo, biremewe. Donc uvuga ngo umwana wanjye niba yiga muri primaire yaravuye mu Rwanda cyangwa adashobora kubona ibyo bintu, ho biroroshye ko yabibona, akaza akakubwira ati naje nabonye abantu bakora bya bintu abazungu bakora muri filime. Ewe tata we, urumva tugira n'impungenge, ugahita wumva ahantu uri kurerera. Ariko nyine ni umuco wabo, nta kibazo. Ubu nta kintu bitwaye? Oya, nta kibazo, kuko niba impamvu uvuga ko nta kibazo, simbizi ko nta bushakashatsi nabikozeho, ariko niba abana bari hariya b'abajene bari gukora bene ibyo bintu, umukuru akabacaho ntabakebure, nkeka ko wenda nta kibazo. Ariko nigeze kubaza umumama umwe w'umukecuru, arambwira ngo ku bwabo ntibyabagaho, bishobora kuba nabyo ari ibintu. Uvuga ngo umuco ugenda ukura rero. Ubu rero muri no minsi ntabwo bo bagaragara nk'abanyafurika cyane, ubona abanyarwanda ari twebwe dufite umuco wa kinyafurika cyane, byandi byo kwifata, kugira gute, kutanywa inzoga muri publique, bo baranywa cyane, n'ariko n'igihugu gishyuha, n'abadamu bose nta kibazo. Ibyeri kuyikubita nyine nta kibazo. Ikindi wenda n'imyambarire iratandukanye, kuko nyine bambara nk'ahantu baba ahantu hashyushye cyangwa se baba i Burayi, bambara utuntu nyine tworoheje kandi cyane rwose pe. Ntabyo kwambara ibintu bigera ahandi. Hahandi waca hano mu mujyi, ahangaho ukaba utabitinyuka, wagira isoni. Bo rero ntabwo bagira isoni. Ikindi wenda ntabwo bagira umuco wo gukora ubukwe cyane. Gahunda y'igikwe wapi? Ntabwo barabukora, ariko si nk'abanyarwanda. Bo ntabwo batinya inda. Ubwo bukwe biba ari ibintu bikaza cyane, ntabwo batinya kuba batwara inda bari mu ngo zabo. Ahubwo abenshi usanga n'abasore bafite abana cyangwa se abagore ko batungiye mu nzu z'ababyeyi babo, nta kibazo. Ibintu by'ubukwe ntabwo ari ibintu nyine babi, ntabwo ari ibintu bihambaye. Urumva utewe inda, twebwe mu Rwanda yatewe inda nibura bava ati tugize amahirwe bamutwara. Aho guhura n'umuntu akakubwira ati ndashaka umwana, ati umwaka utaha nzabyara, tuzakora ubukwe, ati oya, nta gahunda nzabukora wenda nyuma yo kubyara. Ahantu ndaharangira Roki azajya gutura. Oya, ahubwo ushobora kubireba ukavuga uti ntabwo ari igihugu nyine wifuza kureramo umwana w'umunyarwanda, ariko uragerageza ukavuga uti uyu mwana ni umunyarwanda, akazi kamwicaza ibintu ukamubwira uti maze rero biriya ni iby'abamuzambikana, wowe ni gutya na gutya na gutya na gutya. Ariko warerera ko numva bikaze, ntabwo byoroshye, bisaba ko nyine uba umubyeyi nyine ushikamye cyangwa se ushishikara, kugira ngo umwana agumane umuco nyarwanda. Yego, reka ibya Mozambique tube tubisubikiye ahangaha, akandi kari buzemo ndakakubaza. Ariko byo ni igihugu wa mugani kibanye neza n'u Rwanda, ikindi ni igihugu gikize, igihugu gifite amafaranga menshi cyane, menshi, ni n'abantu beza, ntabwo ari babi, ntabwo banga abanyamahanga cyane. Kwa kundi bajura ashobora gutera bakakwambura ibyawe. Ntabwo ari cyane. Numvise ngo South Africa bya bindi biba ntabwo ari, biratandukanye ku bantu bimukiyeyo, aho usanga ucuruza shop yawe bakaza bakayambura ku manywa bakigenda. Ntabwo bishoboka. Cyangwa nko muri za Zambia numva ngo hari igihe ufite amafaranga, abanyagihugu bakaza bakayakwambura ugahita wongera ugakena ugataha. Muri Mozambique hoye bakwiba by'ibyago wenda bitewe n'aho ukorera bisanzwe, ariko nta rugomo rubayo. Reka ibyo ngibyo tubiveho, tujye kuri ukubaho table talk. Nanjye nibyo nakumenyeyemo, nkwandikira nkubwira nti ningenge nkakuyoberwa, ukanyoberwa, ariko nabona kuvuga ibintu byiza cyane. Ndavuga nti njye numva ko uri umukobwa nyine, kubera ukuntu ufite udufoto twiza, uri muto cyane, abatwimbwa ashobora kuba uri umukobwa. Mvuga nti uyu mukobwa ashobora kuba avuga ibintu byiza, njye natekereza ko uri umukobwa avuga ibintu byiza. Reka mwandikire mubaze ahantu atuye tuzaganire. Numva ko uri mu Rwanda, marerezuma nsanga uba hanze y'u Rwanda, ariko Imana ishimwe wahageze turi kuganira.
wabitangiye gute, byaje ryari? Ibintu byo kubaho table talk rero naricaye umunsi umwe nsurwa n'abana b'inshuti zanjye tukajya tuganira. Ndibuka hari ibintu twari twaganiriye byerekeranye n'ibintu nyine by'imibereho kwa turaganira, nkajya mbabwira nyine iteka ryose ujye wibuka impamvu uriho, ujye wibuka impamvu ikubesheje mu kintu, ujye uhora wibaza isura cyangwa ishusho wifuza kugira mu bantu bose bazumva izina ryawe, ibintu nk'ibyo. Uko ngenda nganira n'abantu bakanga ariko Pasi ko ibi bintu bishobora kuba ari impano, wazafunguye imbuga nkoranyambaga ukajya ubivuga cyangwa ukabibwira abandi bantu ko hari ikintu byahindura. Nanjye nza kwicara nditegereza ndeba ukuntu tubaho, ugasanga wenda uvutse uri umwana w'umukene ni urugero, ariko ukava muri primaire ukajya nko muri segonderi, ukava mu mashuri yisumbuye ukajya muri kaminuza, ukabivamo ukazageza aho ngaho ukagira ute ukabona n'akazi, nyuma y'akazi ukagira ubutunzi, bya bindi nyine twese twirirwa twirukanka inyuma, ariko ugasanga wewe w'imbere, wa muntu w'imbere uracyari wa wundi. Perezida wakose kubera iki ibintu bigenda bityo, kuko umuntu agaragara nk'uwahiriwe n'ubuzima ariko imbere ntiyishime. Ndavuga nti hari ukuntu tubaho ariko tutariho. Nibwo nakoze ibingi byo kwanga tubeho turiho. Ndatekereza dukwiye kubaho turiho tudapfa kubaho. Ndavuga se ibi bintu ni gute nabisangiza abantu? Mera nk'umuntu ukoza ameza y'ukubaho, aganirwaho ukubaho. Wenda ntimujya mubona ameza mu biganiro byanjye, ariko nizo nzozi, kuko nize ko udatangira ikintu ari uko wuzuye, ahubwo ikintu ushaka kugitangira uko uri ukazagenda ugisatira buhoro buhoro. Nibwo rero nakoze ayo meza, mvuga ko ashingiye ku maguru 5: ibyishimo, ari wo munezero, amahoro, urukundo, ubupfura, no kwa ibyo nibyo nganira ku meza. Noneho ngasa nkaho mbwira abantu muze ku meza, ntumira abantu, ni nkaho mba mbatumira buriya, muze kuri ano meza dusangire. Hari ibyo ufite nge ntafite, ariko nitubivugana tukabifashanya bizadufasha kubaho kandi turiho, twomorana ibikomere, hanyuma turyoherwe n'ubuzima uko bwaba bumeze kose, kuko ibyo twifuza, ibyo dukeneye byose ntabwo tuzigera tubibona, kandi nta nubwo ibibazo bizigera bibura mu buzima bwacu bwa buri munsi, ahubwo ibibazo bigenda byiyongera. N'icyo ufite iyo kivuye uhaza ikindi, ntabwo rero wajya uhora uganya cyangwa ngo kubuze kubaho. Naho ugomba kwishakamo ubushobozi n'imbaraga byo guhangana bya bibazo, byo guhangana nabyo. Ubuzima butagira ibibazo ntabwo bushoboka, ntabwo bubaho. gusa ujye wishimira ko ikibazo uhuye nacyo, nuhura n'ikibazo uyu munsi wishimire ko wahuye nacyo kubera yuko kivaho. Hari n'impamvu yacyo, kiba kije kugukomeza, kukwigisha, kuguheza challenge kugira ngo hari uburyo wenda witwara butari bukwiye ukaba wanahinduka, ariko ikibazo kiba gihari kandi kikagenda. Kandi iyo wizera, iyo uzi kuriho kubw'impamvu, ikintu cyose kigushyikiye kiba kije kubw'impamvu runaka, ntabwo biba ari impanuka, ahubwo ugomba kugikomeramo kugeza igihe gitambukiye. Ukubaho table talk. Table talk ni do ndagira ngo abantu bumve ukuntu babyandika muri Instagram. Wanditsemo ukubaho table talk, talk y'icyongereza, table ya table isanzwe. Wahura n'uyu mudamu turi kuganira nawe, dutangira wavuze uti ngewe izina ryanjye ry'ikinyarwanda rwose sinjya ndivuga, ntabwo ari wowe wenyine muri iyi si, by'umwihariko hano mu Rwanda ni benshi bafite amazina batajya babasha kuvuga, buryo na pasiporo ayiremeta muri ambasade ayihishe gutya kugira ngo hatagira umuntu n'agaha akajisho akaribona. Hari n'umuntu w'inshuti yanjye nawe bigeze kubaho, ntabwo nzi ko ari amazina ye, baduhamagaye bampaye amapasiporo tugiye kureba nsanga ni afite izina ni hatari, nsanga kabisa ntabwo ni umusore mwiza, twari tukiri abasore icyo gihe, nsanga famiye yamuhaye izina ritari ryiza. Mu by'ukuri we ni umujama wishimye, nta kibazo, we ushobora kuba bitanamukomeretsa, ariko usanga umuntu baramuhaye izina ry'umugani w'umugenurano, usanga umuntu yitwa ngo ya mazina nyine ngo nzamurere iki Imana yamumpeye, amazina nk'ayo ngayo cyangwa mbarimo mbaza, ayo mazina ntabwo aba ari meza. Mu by'ukuri amazina ubona nyine atuma ugira ibikomere utari ngombwa. Ku giti cyawe byagenze gute? Nturitubwire. Ntabwo ndi bubyinjiremo cyane, kandi wenda nta nubwo ari ikibazo gikomeye cyane, wenda ahubwo buriya abantu, buriya ijambo
ijambo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo uri mutoya ugahura n'abantu bakubwira ibintu udashaka kumva cyangwa bibabaje, hajya bigukurikirana ubuzima bwawe bwose. Najyaga mvuga izina ryanjye, abenda abantu bakabona ntabwo rihuye n'uko meze, bakanisubirishamo inshuro nyinshi, nkagira ngo nkumva ni ikibazo. Nkaza kuvuga ngo yego ko umwana nkaze yitwa iryo zina, kuko witwa urumva ugasanga urumva iyo uri umwana muto cyane nawe ukumva wifuje guhindura amazina, ukumva hari nk'ukuntu bahindura. Nk'ungeye ngize nk'amahirwe mfite nk'ubushobozi, nasaba nko gutanga uburenganzira ku banyarwanda ati umuntu wese wumva afite igikomere cy'izina nahindura izina. Ariko nk'ubu minisiteri yakoze ibintu ko hari abantu benshi bafite amazina. Urumva ngiye ikintu mbivugira mbonereho nsabe n'ababyeyi bose nibazajya bajya kwita abana bajye bishyira mu mwanya wabita utuzina twiza bo kujyanisha n'amarangamutima yabo cyangwa se ibyiyumviro ibibazo barimo, babita amazina meza, babaturireho ibyiza, kuko bigira uruhare rukomeye. Njye ndakubwiza ukuri, no mu ishuri sinipresenta ngo niyo mwarimu mushyashya yazaga mukajya imbere kwipresenta, cyangwa izina ugasanga ni inyuguti gusa, wandika Pascaline na N N Pascaline, urumva wanabimenye ni na gutyo, wanabimenye nyina nzamurira iki Imana yamumere ntabwo waryo ko bati N Pascaline. Rero mbonereho njyewe mu izina ryo kubaho tebotoke aho tuvongera kukubaho. Ibi tuvuga abayobozi barabireba ngenda bizi. Tanga point yawe neza ko bazagera ngo batange nk'uburenganzira ku banyarwanda bwati ni ukuri nkuko kwa kundi baho bagatanga imbabazi ku bantu bakoze ibyaha, kwa kundi president ajya bigenza. Azagera rimwe anavuga ati umuntu wese ufite igikomere cy'izina nahindura izina. Ibaze perezida yamutse atanze iryo tegeko gusa guhindura izina biremera. Mbona icyifuzo guhindura izina biremera, ariko utanga impamvu zifatika, ukajya mu ngira ngo bicane muri minisiteri y'ubutabera, gatanga amatangazo n'ibintu donc ari process ndende kugira ngo izina rizahinduke. Ngira ngo nabwo baba bagira ngo bacungane n'abanyabyaha, kuko umunyacyaha ashobora gukora icyaha agahita ahindura izina vuba. Ntago ari ibintu byaba buri habari impamvu ariko iyo bari kuremereye uzave no mu Rwanda urihinde oya nta kibazo, izina nirukujije ubu naryemeye, ubutaha n'ingaruka nzarivuga kandi umva ari igikomere. Icyo gikomere rero wabanye nacyo gute? Nawe ujya ufasha abantu bafite ibikomere? Njya mfasha abantu bafite ibikomere. Ubu ngubu muri ino minsi numva ngomba kugikira nta kintu uko bizerekanwa nuko natangiye kujya ndivuga. Ariko urumva hari ikintu byica mu mwana, n'ababyeyi bose muzamuganira ujye ubibabwira, kuko niba umwana atabasha kwivuga muri publique bizatuma hari inzozi ze runaka atageraho. Kubera iki? Kuko natekereza ko azajya imbere y'abantu akivuga azifata, niyifata ntabwo azashyira mu bikorwa icyo yaremewe cyangwa se icyo yifuza. Rero njyewe nageze ngo ndabyakira nyine, numva ko nta kibazo, numva ko izina ririkujije, ariko numva ko aya meza nkoze ya kubaho tebotoke ngomba kuzajya nshishikariza ababyeyi kwita abana amazina meza atazajya batera ibibazo, ku buryo atazababera inzitizi mu kugera ku byo bifuza cyangwa se ku mwana we yakomeje ati mama kubera ko abana bakuru imyaka 10 tizina umusubize abafite se izina bininde umusubize oya ahubwo yabivuze mba numva nikanza, arariza abana banjye barariza, ariko iyo barivuze mba numva nikanza arumva ntazi ibyaye byo mba numva avuga nese uyu mwana uzi nka kera urugero wenda ugiteretswe ukiri umukobwa yakubwira umusore amazina yawe wenda akakubona akabona umukobwa mwiza akwajya kuvuga wavuga ukavuga ka Pascaline gusa ati irindi oya urarivuga ariko buriya ariko ashobora guhita acika intege. Mbese nta bakobwa bashobora kubengwa kubera amazina bitwa, nabyo bibaho si bibaho se? Urumva ni ibintu twakagombye bakomeze uzi ko ubu ngubu bahari mu bari kukureba ushobora gusanga harimo uburyo byabaye. So ikintu navugira umukobwa wese cyangwa se n'umusore cyangwa se umugabo wese wakomerekejwe n'izina agomba kumva ko watari izina rye, agomba kumva ko uwo ari we nyirizina atari rya zina yitwa. Niba wenda rifite n'igisobanuro kibi akarihinyuza ashaka ubuzima butandukanye na cya gikomere afite cyangwa se na rya zina, kandi akumva ko ritakagombye kumubera umutwaro ahora yikoreye iteka, akibabarira akabara n'abari mu isi, akabyakira akabifata nk'aho bisanzwe, kugira ngo bitazagira ikintu runaka bimubuza kugeraho. Hanyuma rero ukubaho tebotoke kuva yatangira umaze guhindura iki kuri sosiyete nyarwanda? Ukubaho tebotoke kuva yatangira icyo nanakubwira cyo ubu ngubu
nicyo kintu kimpereza umunezero, kuko iyo uriho hano ku isi hajya witegereza ukavuga utari ku nk'ubu ku kindi kurya kunywa nkaryama ugashaka ukareba amaherezo urumva, ariko iyo uriho hari abantu ufitiye umumaro, hari abantu uri muri service, hari abantu usavinga, hari abantu ugira icyo uhereza kandi nta nyungu runaka ubategerejemo, ukajya kwakira message ikakubwira ati wampinduriye ubuzima. Kera sinikundaga njyewe ikintu mbona maze kugeraho kukubaho tebotoke nicyo bita self love cyangwa se kwiha urukundo. Naje gusanga abanyarwanda benshi kuko nkoresha ururimi rw'ikinyarwanda ni nabo banyumva cyane, ntabwo bari bazi ikintu bita kwikunda, ahubwo bari bazi ko kwikunda ari selfish. Ariko njyewe ikintu nkora ntabwo ari selfish. Iyo urukundo ubundi urukundo ni ugutanga, kandi ntabwo watanga ikintu udafite. Kugira ngo ubashe gukunda abandi neza, kugira ngo ubashe kubana n'abantu bose amahoro, ntabwo basaba kugukunda, ahubwo wowe urabakunda. Iyo ubakunze byumvikane ko byandi ubahaye birakugarukira. Ikindi kandi ntabwo urukundo ruba ruganije inyungu. Iyo ukunze rero utagamije inyungu ntabwo wicuza, iteye kuba wumva bikuryoheye. So rero niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo you are the VIP person of your life. Uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, ukwiye gukundwa n'abariya ndetse nawe ubwawe ukiha urukundo. Icyo gihe bigabanya amakimbirane. Niba uri gukunda n'umuntu ushaka ko wagukunda imeze nk'aho ufite icyuho muri wowe ushaka ko bakuzuriza, nimpora nawe ufite icyuho muri wowe ushaka ko nkuzuriza nanjye ngifite, tuzajya dushwana kenshi. So icyiza rero nuko nabanza nkuzuza cya cyuho nifitemo, niba nkunda kubwirwa amagambo meza nanjye nkiga kwibwira amagambo meza, nkajya nibwira amagambo meza, nkenda nkavuga nti mwiza, ikiremwa gitangaje, hari icyo naremye. Nubasha kubyibwira uzabibwira undi udategereje ko wabikubwira ko deje uzaba warabyibwiye, usanga urukundo ruraryoshye rero kurushaho. Ku meza rero, kuri ano meza nezezwa nuko abantu bamwe basigaye bikunda, nezezwa nuko abantu bamwe batagipfa kubaho, basobanukiye no kubaho uriho, basobanukiye no kuvana ubuzima mu kajagari cyangwa se mu kivunge, ukibuka ko wowe ari wowe ubwawe ugomba kubanza kubaho kandi ukumva ko ari inshingano zawe. Icyo gihe rero byoroshya ubuzima cyane. Biranezeza rero kuko mfite ubuhamya bwinshi, mfite ama message nakira, mfite groupe ya WhatsApp y'abantu duhuriramo barenga 100 baje kubera gukunda ibyo bintu.